nongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikiye ikiganiro ishya kibageraho amasaha naya. Uyu munsi iki kiganiro turaza kugikunda twese aho turi hose mu mpande z'igihugu. Ndabanza suhuze abari n'abategarugori turi kumwe. Cyiza, uraho neza? Uraho neza mucyo. Umeze neza? Umeze neza cyane. Iradukunda. Karame. Umeze neza? Umeze neza cyane, ndashimira Imana. Nari ndi kubaza Cyiza nti uzi neza yuko dufite na Cyuzuzo? Cyuzuzo. Karame. Umeze neza? Umeze neza cyane. Nangiye kubaza ngo izina ryawe waba uzi ubusobanuro? Yego, nari Cyuzuzo uje kuzuza umuryango. Navutse ndi ubuheta. Okay, nari kuba uwa gatatu ariko nabaye ubuheta kuko uwa mbere yagiye akivuka. Nza imfura ari umuhungu. Bavuga ko naje, niko bansobanuriye ko naje nje kuzuza umuryango. Bakaba ubundi nzi ko Cyuzuzo abo nabonye abo nakuranye nabo hari Cyuzuzo wavutse bari bamaze igihe bategereje urubyaro baramubuze, aza rero ari wa mwana bategereje bavuga bati buturuzuye. Nzi ba Cyuzuzo ba Bucura, nanjye ndi Cyuzuzo Bucura par defo. Ntabwo byari biteganyijwe, ntekereza ko wenda iyo bibi ubundi buryo nshobora kuba nari kugira abandi bavandimwe bankurikiye, ariko ubwo nabaye Cyuzuzo z'umuryango mba na Bucura. Yego. Ubwo ntekereza ko abantu bari kumva ko turi gukoresha amazina y'ikinyarwanda, ni nayo mpamvu ngiye gutangira mbabwira nti hari nubwo mushobora gukoresha muri tenga kuko naryo ni izina ry'ikinyarwanda. Buri abantu bashobora kuba batazi uko ryandikwa. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo hari tenga promo mugomba kwiyandikishamo akanyenyeri 562. Nagiye kubaza tenga ni ugutengamara nyine. Bituruka ku gutengamara nuko bashatse kubihuza n'indi mizubu kugira ngo bihure, ni promotion yo gutengamara. Yego. Ya Rwanda Revenue igihe cyose uguze ikintu icyo ari cyo cyose ukagomba kuba ufite nanjye kukubaza bayitanga iki? Inyemeza bwishyu. Yemeza ko wishyuye. Yego, icyo bivuze. Turi kumwe n'umuganga nanjye kumubabwira. Abantu benshi baramuzi, ntekereza yuko twagiriwe ubuntu bwo kuba turi kumwe nawe. Ndatangira babwira uwo ari we. Yitwa Rutanga rw'amaboko rwa Munyabarame ba Nkikabahizi ba Rutanga rw'amaboko. Turakwakire neza muganga. Ndabashimiye cyane. Nanjye kandi ndabasuhuje abadukurikiye. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Hari abakunda kumbaza bati se natwe twikirize nguki? Nawe wikiriza uko nguko. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Ihorana namwe. Atari bya bindi ngo nawe kandi muhorane. Nibyo nagiye kuvuga. Oya, ngende nzi ko iki kiganiro tuza kugerageza kudasekamo cyane, none ndabona dutangiye. Oya, ntabwo byavuze. Guseka ni byiza. Ni urukingo ni n'umuti. Nk'umuhanga mu by'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe, ubwo yaba twagiraga amahirwe tugaseka bituvuye ku mutima. Rero ihorane nawe kandi muhorane ni inyifurizo. Umuntu yifuza icyo adafite. Twebwe turi bene Imana. Watangiye uvuga igisekuru cyanjye, ni ukuvuga ko ntabwo nakwifuza data kandi mufite. Sinakwifuza kuba we cyangwa ngo we yifuze kuba data kandi turi kumwe. Iyi sano dufitanye ihita irema icyo turi cyo kidatandukanywa. Niyo mpamvu rero ahubwo ari ihame duhora twibukiranya ko turi abana b'Imana, ndetse kwihorana natwe abana b'Imana kuko tunitwa bene Imana. Wavugaga iby'ubuheta. Cyuzuzo wavuze ubuheta. Ubuheta bwanjye namwise bene Imana kugira ngo nibutse abanyarwanda ko ari abana b'Imana, hatagira umuntu wongera kuza w'inkonkobotsi yababwira ngo baje kubigisha Imana, ngo baje kubabwira Imana. Nta muntu waza kukubwira so. Turi bene Imana twebwe. Murayizi indirimbo y'abatwa bikaganza, indirimbo nkuru cyane. Intwatwa buriya zirakomeye mu kinyarwanda no mu mbyino tugira. Bati rero bene Imana nibo bene imigisha. Rero Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Niko wikiriza. Ntabwo ari ihorane cyangwa nawe muhorane, oya ihorana namwe. Rero ndabaramukije. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro n'abazadukurikira. Yabivuze rero ndi muganga Rutanga rw'amaboko. Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda
umupfumu mukuru mu bicumbi. Byombi byo bituruka kuri sogokuruza Rutanga rw'amaboko bababwiye, arazwi mu mateka y'u Rwanda, yari Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda, ni nawe uheruka, akaba n'umupfumu mukuru mu bicumbi. Naho biva bifite umuganga, bifite nk'umurage n'impano, hanyuma n'ibyo nize naje no kwiga ikiganga, nibyo naminujemo bwa mbere mu mwihariko w'ubuzima bwo mu mutwe. Akaba ari nanjye watangije uburyo bushingiye ku muco w'u Rwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Muri za ndimi twagiye twigamo, ntazi impamvu n'ubu tukizigamo rwose, kuko ntabwo umunyarwanda kugira ngo abe umunyabwenge akeneye kwiga mu cyongereza kuko si umwongereza. Biri no mu bintu bidindije uburezi bwacu bukaba uburozi, kuko umuntu ahanga mu rurimi yonse mu ibere ruriya rwitwa urumama. Ururimi kavukire rwitwa urumama, turwonka mu mabere ya ba mama. Buryo umuntu agututse ngo mabere ya nyoko, abantu bajya bambwira ngo ndatukana, ariko no gatukana ntyo. Ni byiza cyane, ariko ari umuntu mukuru, ari umuntu w'umutindi cyangwa ubonetse wese ugusuzuguye, abakubwira ngo ongera ube icyo wose mu mabere ya nyoko, cyangwa yishimira ko uri icyo wose muri ya mabere ya nyoko. Yaba kugaye akaba akubwira ati rero subira inyuma wonke usubire, mbese we gutatira icyo wose mu mabere ya nyoko kuko urimo urayandagaza. numvaga ari igitutsi gikomeye cyane. N'ubundi kirakomeye cyane, ni ukubwira ngo ariko gikomeye mu buryo bwiza. Ukigutuka rero bikaba bibi, ni uwagusuzuguye ashaka kukwandagaza nawe, kandi ubwo kera abantu bari nko mu nka, akaba rwose aragukorombereje, bigatuma uhaguruka mukarwana kubera ko yubahutse ikitagomba kubahukwa. Ariko umuntu mukuru abikubwiye, cyangwa ababyara babiterana gutyo, aba yishimiye ko uje nka nyoko. Nyoko rero bikaba byiza cyane, icyoko cy'ubuzima bwawe, so isoko y'ubuzima bwawe. Rero naho umuntu ahangira, ntiwumva n'ibyo ukuntu bisobanuye. Ibyo bintu nubwo nzi icyongereza cyangwa n'igifaransa, ntabwo nshobora kubisobanuramo gutyo. Iradukunda nzi ko avuga igifaransa cyiza umutangazamakuru, ariko ntabwo nzi ko ibyo yabibonera igifaransa. Ntacyo yabona, twese twarabyiza. usanga n'ubundi nk'abasemuzi hari n'amagambo udahindura, sibyo, ahubwo bayita amatirano, nguha urugero kuri ubwo bushakashatsi muri rwa rurimi nakoze ndangiza kaminuza, ni kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe. Nanditse hari mu cyongereza, twabanje mu gifaransa biduhindukiraho tujya no mu cyongereza, ko mu wa gatatu twize mu mwaka mbese ubanziriza usoza, twigaga mu gifaransa, hanyuma mu kwandika baratubwira ngo tujye kwandika mu cyongereza. Naho miseke turarwanya, kandi twanditsemo abantu basanga ni rwose turi imfura cyane. Ni rero nabyise the impact of kirazira. Urumva kirazira ntabwo wayita tabu, ntabwo bizana, ntabwo bimera kimwe. Nubwo bavuga tabu, ariko mu by'isobanuro, mu mizi, mu mbonezabitekerezo ntabwo bihura. The impact of kirazira on mental health in Rwanda culture, ethno-psychiatric approach. Icyo kirazira yabikora ku buzima bwo mu mutwe, ariko ubirebeye mu mbonezabitekerezo y'umuco w'Abanyarwanda. Handi bakubwira ngo kirazira kwica inyamaswa, kirazira kumena igisabo, kirazira kwicarira ingata, kirazira kurenga umwana ntumurengure, kirazira kucara kwishyika. Ibyo namwe mwarabyumvise? Tukiri abana hari ibyo twagiye noneho ukavuga ngo kuzi ibi bintu byantwara iki? Yego, hari igihe twabikoraga by'agashungo. Byangira gute? Noneho gashungo ikinyarwanda cyagarutse rero. sibyo, ariko noneho ni cyo kagaruka rwose. Ubundi se kitagarutse, ubundi cyajyaga hehe? Twe twagwaga hehe? Noneho ukavuga ngo ibyo bintu ngo byantwara iki? Ubwo naho abantu batangiriye guta umuco, kuko ubundi mu kinyarwanda barakubwira ngo kirazira, ukigirayo. Ariko ubwo umuntu yaratangiye kuburana, n'ubu nyine abantu baravuga bati byose byantwara iki? Ngo yewe nishinye amanzo byagira gute? Njyewe niko byatangiye, ndi imfura iwacu. Noneho rero twajya kubiba amasaka, ubundi mu kinyarwanda kirazira nta mwana ubiba, habiba abantu bakuru. Noneho abana bakajya inyuma bagasanza. Nanjye rero nakurikiraga abandi nk'umwana watojwe umurimo,
na kanyira bunyagwa inyamuro kano gafundi gatoya ngenda nigana ibyo abandi bakora. Mama rero sinzi ukuntu natambiye imbere ye arimo abiba imbuto, igira imbuto itakugoho. Imbuto se yanwa rikima byagukenya byagutera ubuvukasi ntabwo numvaga icyo ari ibyo ngibyo. Ariko se byanyenya gute se amasaka uyandeye nkunda kubaza cyane ntabwo nyurwa amano. Noneho nagako katumva nikigira hari ukuntu ababyeyi bacu bakurebaga sinzi icyo gitsura ubu ngubu niba ababyeyi bakikigira ariko ngenda kigira kuko naracyose mu mabere ya mama. Noneho yakureba ugahita wibwiriza nigira ariko sinyuzwe. Batangira no kugenda mbaza abantu tuye bakuru ariko cyangwa abashumba uragiranye ariko ngo kirazira ngo kwicara ingata kumena igihe sabo ko kwica urutambara kandi wa mwana we ngo ibyo bintu ngo ntabwo ugomba kubibaza. Oya ntunabitekereza. Ubu nicyo kirazira bivuga. Ntugomba no kuvuga ngo biza mu ntekerezo zawe. Nkabona ubibajije ashesha urumeza. Ntabwo nanyuzwe. Kurinda rero nagize kaminuza ndi mwimenyereza mwuga ryanjye rya mbere mu bitaro by'indwara zo mu mutwe bikuru murabizi hano mu Rwanda. Hanyuma umurwayi wa mbere bambaye gukurikirana yari yarasaze kubera kwica inyamanza, kubera kwica inzoka yo mu nzu. Buriya nabyo kirazira kwica inzoka. Urayisohora ukayireka ikagenda. Sinzi niba izo mbaraga zo kuyisohora uzifite ariko hari imitsindo nk'ababyeyi b'abagore bagiraga n'abakobwa akayizinga no kuyizinga. Yego kandi koko ikaguma aho ngaho. Ubwo nabyo niba za kirazira zidakora muraza kumbwira uburyo umuntu yifata ukuntu nabyo bikazinga ya nzoka ntiva aho ngaho. Byo bikora bite? Abantu ari kiganiro nigeze kumva cyitwa bikora bite, sinzi niba abantu bashobora gutekereza ibyo ngibyo ariko ibyo bintu birakora. Abantu barabiduhamiriza twaranabibonye. Inzoka rero kirazira. Ikindi wakwibaza niba cyaraziraga mu Kinyarwanda uvuga ukuntu kirazira yaturindaga. Niba cyaraziraga mu Kinyarwanda yuko umuntu yica inzoka yo mu nzu yayica bikagira ingaruka, wasobanura uburyo abatutsi bishwe bitwa inzoka bikoroha ndetse bigakorwa mu izina ry'Imana niba atari uko kiliziya yamaze gukura kirazira. Aho rero niho mpitangirana urubanza na kiliziya ngo rutanga rw'amaboko yanga amadini. Kandi rero uvuze ibigoramye ntabwo ari bigoramishije. Sinzi impamvu imihoro yarakara rero. Nagiye kuvuga abantu badukurikiye ubu ngubu baracyategereje ngo insanganyamatsiko muza kubijyamo ariko reka mpinira aha ngaha. Ubwo navugaga bya bindi by'uwo ndiwe aho biva impano umurage kubyiga. Uwo murwayi tuza kumuvura ariko dushingiye ku muco wacu kuko ibyo twari twarize hari n'abandi babitwigishije bamubanjeho. N'ibitaro bibamo abaganga bo ku rwego mpuzamahanga biranga. Njye namusanze amaze imyaka 3 n'igice nkubita ku byo kwa sogokuruza. Sogokuruza hahandi yantumaga nzanira iki cyuko cyuhagiro kirogora iki n'ibyo nuko badutumaga agatongera ibyo atongera. Waje yasaza Rwanda gatuzo, waje ajunjamye akavuga wagize. Hanyuma ibi bintu ko numva ngo sogokuruza yarabindaze kuko igihe twakuriye ntabwo ari cyabyo. Hari abantu bazi ko rutanga rw'amaboko babona uyu munsi yakuze nyine ari uko nguko ameze. Oya nanjye nakuze nk'abandi. Mbaza abantu banzi ko nyuma naje kwiga iby'amateka ntabwo ari amateka uyahisha uko ari yarameze ari amabi niko biba bimeze. Nanjye nakuze nk'abandi ariko biza kugaruka icyo gihe nabwira kuko amabere ya mama aturema. Icyo gihe rero niho nibutse bya bindi mama yambwiraga. Burya ba mama bari bazi bya bintu uko bikora. N'ikimenyimenyi byamusajije. Nagiye niwabo kureba ko ibyo bintu ari byo nsanga nibyo. Ndavuga se ubundi ibi twize kuvurisha bikanga gukora ko babitangije biturutse mu mico yabo n'ibyo bahuye nabyo bagahanga ibisubizo bashingiye ku muco wabo. Kuri twe tudashobora guhanga ibisubizo bishingiye ku muco wacu. Ko ibintu byo mu mutwe bya psychology ni ijambo. Ijambo yurebye bubazwe umuntu Freud ba Tobin ataba George de Vray bande bakarora Hanso Bohoje n'abantu bitegereje baratekereza barahanga ibintu birakora ariko ni mu muco wabo. Ibyo bintu ntiwabikoresha ku munyarwanda ngo bikunde 100%. Hanyuma twebwe nta mitongero twagiraga nta kimbigize birakora ngo rwo rutanga rw'amaboko muri kumwe.
ubwo rero ni naho izina ryamenyekanye cyane Tanga rw'amaboko ni uko nishimiye rero kubana namwe natwe twishimiye kukwakira nayo ngiye kuvuga ngo nk'uko bivuze ngo ntabwo ariko wakuze umeze bivuze ngo hari amazina baguhaye muri batisimu uranabatijwe cyane nari ngiye no kubatiza ahubwo nari ndi ku rwego nabatiza ari jyewe cyane ntabwo wari waragiye mu buzima bwihebe bwanjye mu buzima bwanjye ntabwo nigeze mbaho ubuzima bw'ikinyoma ndabikunda cyane iyo mpuye n'abantu banzi bazi neza yuko niba ndi mu muco ngurimo niba ntawurimo singurimo niba ndi mu kintu ariko umuco wose nkawuvamo ukabaho kuko niwo ducaho kuba abo turiho n'umuco nicyo bivuze niba ndi mu kintu mba nkirimo niba ntakirimo mba ntakirimo igihe rero twakuriye n'igihe cy'ibindi bintu bene Imana ntashaka kuterekera abazimu b'ishyanga ariko nabwo twari imfura we twari imfura muri uwo muco uraturema n'iki icyo gihe nibwo bigarutse aho rero niho mvuga ngo umuzimu wa sogokuruza yanzamukiyemo ubwo kandi mvuze ko ari umwuka w'Imana wamanukiye umuntu yatigitata rero twebwe turabyumva abazimu abantu mizi abariho yego abakuze mbere bakazimiza ngo abakurambere ntuhite wumva icyo ari cyo ni abakuze mbere ababayeho mbere ni abagukuriye umuzimu rero ni umuzi ururimi rwacu ni urukonje nirwo bita urukonjo mu mandwa nababwiye ko ndi shebuja w'imandwa nyagasani imandwa nkuru nicyo bivuga rero ni urwo rurimi rutuje bivuze ngo ibyacu tubyiga dutuje hahandi mu kirambi abarambiwe bagiye abandi bakarambya noneho rero konjesha iyo mvugo urukonjo hanyuma umuzimu umuzi ni hari abantu babi Cyangugu ku nkombo ni hano isi mu gifaransa ubigereranije gutya hano abantu mizi y'abantu bariho hano niba twebwe tumeze nk'iki giti kindi mu nyegamo gihagaze ariko hari imizi rero nabo basogokuruza nibo dukomoka mu gihe urumva umuzimu atari umuntu mwiza cyane mwiza cyane rero mbibwira abantu bakavuga ngo Rutanga rw'amaboko disi ahubwo ni bya bindi umupfumu arababeshya kandi umupfumu nabwo n'abakoroni baje bahindura ururimi mu mvugo itari kugira ngo wumve yuko ugomba guterwa ipfunwe n'ibyabo kuko mu bukoroni baravuga ngo ntabwo babyita umuzimu bamwita ngo demo ni ibintu bitandukanye cyane rero niyo mpamvu ariko ahubwo muri y'imyemerere yindi none se kuki abatagatifu tubiyambaza hari n'abatangiye kubisobanukirwa ariko wowe akumvisha ko umuzimu wawe ari demo akakumvisha ko umutagatifu ari san kandi dayimoni si ikinyarwanda urumva ikintu batuzaniye bakadutsindira ni demo mu gifaransa badutsindira ko umuzimu ari demo turanabyemera bakwita umupagani yego kuko uri muri iyo mihango n'imigenzo iziririza y'ibyawe n'abawe ugakomeza ubuzima ngo butazima kandi umupagani ntabwo turugira mu kinyarwanda n'impamvu abantu bizi indimi biva mu kilatini paganus bivuga ibitagira epfo na ruguru kutemera ubifatiye hafi njye nize iby'ubumenyi mpuzamico intakacyo studies kutemera kiliziya bivuga ko kuvuga ibitagira shinge na rugero ibitagira ifato ibitagira impamvu yo kubaho ibyo ntazi ibitagira umuco nibyo bita pagani umupagani buriya muntu ni umupagani ariko ni nebyo mwabapagane ku bantu barebye na za filime z'aba Vikings cyangwa se ba Nordique bandi babaga mu majyaruguru y'Uburayi bari bafite nabo imana zabo bemera ariko kiliziya ije ibumvisha ko ari abapagani kubera ko ibyo bemera atari byo kiliziya ishaka byaranagoranye cyane murabizi ko abavikingi byaragoye cyane kwiyambura no kwemera kiliziya barwana intambara nyinshi zaguyemo abantu benshi cyane ariko kugeza igihe bije nyine ya kiliziya cyangwa se ya christianisme izenguruka isi twumva ko ibyacu twemera
ari ibipfuye ari ibitarimo ibitarabayeho cyangwa se ibibi, ahubwo dushaka kumva ko ibyo bakuzaniye byo mu wundi muco n'iyindi myemerere n'imyizerere ari byo by'ukuri. ni ikibazo ni uko utazi ko noneho abantu batanabyemeye wenda kuko babitojwe ni ruto kandi ubwandu bumve ko ni ruto itandukanye na gahoro gahoro burya igeze umuhopfu kwiriba, buhoro buhoro nirwo rugendo. Ariko ni ruto imbeba irya umuhini isotera isuka ikazavamo igakuka gusa uzaba ugihinze. Ni ruto igeza ku kintu kibi. Ni ruto ntabwo babitwigishije byibuza ni ruto ahubwo hajeho n'urutoto n'agahato n'imbaraga. Wiza amateka usanga Isilamu yarigaruriye uyu mugabane kama ibi byiswe Afurika nabyo ntabwo ari ibyacu ariko si wo mwanya wabyo kugira ngo tuzute tugere ku cyo mwantumiriye. Buri izina ryacu ni kama, nabyo biva ku kuvuka kuvuka konjesha kuva ka abantu ka ivuga ubugingo nyabugingo bw'ubunyagasani. Ni nayo mpamvu twebwe twitwa abanyagasani. Abakuru bacu bakaramutswa nyagasani, umwami aramutswa nyagasani umwami w'u Rwanda, imandwa nkuru iramutswa nyagasani imandwa nkuru. Mwumvise mbivuga gutyo, ni abahagarariye ubwo bumana ubwo bunyagasani mu bantu. Umwami mu by'ubutegetsi ubu dufite mukuru w'igihugu nyine, ntakunda kwita perezida rwose kuko mba numva bitagerayo, ariko nyine ni umukuru. Umukuru niyo uvuze umukuru, ibitagira mukuru muzi ko birumba ari indaro, abantu bakararuka. Ibitagira mukuru birumba ari indaro zitagira abaziterekereramo ngo ibintu biterekwe neza. Ibitagira mukuru birumba ari indaro, ibintu birunze aba ari byinshi ari gutamenya icyagukiza. Uzarebe niyo ibintu byose bigiye gupfa niwe uza akavuga rimwe gusa ibintu bikajya mu murongo. Uro ni nyagasani. Rero iyo ka nubwo bunyagasani abagomba gusigasira ubwo bunyagasani muri twebwe. Usanga rero barigaruriye umugabane kama, uyu mwita ngo Afurika babise gutyo n'abantu bakabifata gutyo, ariko ubundi ni kama. Bakoresheje Isilamu yakoresheje inkota. Muhammad ajyaho hamaze imyaka igera ku 10 abantu bari ku nkota. Hanyuma Kiliziya Gatolika ubukirisitu bwo bwigarurira uyu mugabane bukoresheje imbunda. Ni ibintu twagiyemo tutabihisemo, ariko noneho ababatijwe we ni mwitirure. Reka mbinira aho ngaho. Mwatijwe, kubatizwa nabyo no gutizwa. Kubatizwa mwatijwa mu batindi watijwe izina, utizwa umuco, utizwa n'ibindi. Mwatijwe ni mwitirure. Ngaho ni mu nshozi ibindi. Kuri nibyo ndagira ngo tujya tuyita ngo ni hot topic, ariko ntekereza ko ari ingingo nkuru nimba ikinyarwanda ntakishe. Ubwo turagaruka mu kanya mu ngingo nkuru y'ikiganiro cy'uyu munsi. Agarutse mu ngingo nkuru y'ikiganiro cy'uyu munsi, ngira ngo mbere yuko dutangira muganga Rutanga rw'amaboko, hari abajya tubaza ngo ishya, ikiganiro cyanyu cyitwa ishya. Tukabasobanura bakavuga ngo ariko ntabwo tunyuzwe, ariko tugize amahirwe ko turi kumwe nawe ukaba wumva ikinyarwanda cyane, ukaba uzi n'inkomoko y'amagambo n'aho ava akajya, wadufasha gusobanura ishya ubundi n'ijambo rivuze iki? Ubundi nyiri umwana ni nawe umwita, akaba azi n'igituma mu isi. Mwebwe muvuga ishya mwaringurizaga kuki aryoha anyuranyemo? Twavugaga ibyiza, amahirwe, ibyishimo, mbese bya bintu umuntu yifuriza uwe mu by'ukuri. Ntabwo rero muri kure y'ukuri, ariko ntimukumazeyo. Ishya uzi ko banaramukanya batishya n'ihirwe. Ntabwo bavuga ishya gusa, ariko batishya n'ihirwe. Ishya rero ndanabibakeza cyane, ni ijambo ryiza cyane riva ku nshinga kwishyuka. Abantu bakunze kubona mvuga nti ishyuka, mwishyuke. Ngira ngo mbivuga bwa mbere abantu baravuga bati Rutanga rw'amaboko, ariko himba n'ikinyarwanda. Ntacyo mpimba, ahubwo ndabibabwira mu mizi. Kwishyuka rero bikava ku mwishywa. Umwishywa ukitwa nyamwishyuka mu nduru, nyamwishyuka mu ntambara. Agati katarari impundu iyo katarongoye karabarwa. Bivuga iki? Niwo turongoza, jye narongoje umwishywa.
barongowe ngo bambara impeta cyangwa barongoranye. Mu kinyarwanda twebwe ni umwishywa. Umwishywa kawambika umuntu. Ni icyatsi rero kirandaranda kidapfa kuma. Ngira amahirwe inshyingirwa icyo gihe mu banshyingiye bakuru bakubakira umusaza Mpyisi yari arimo n'ubu ndamuterekereye ndamuzirikanye. Nicyo bivuga burya mutuje mu mutima wanjye ngo wikomerezemo, ni icyo ngicyo. Hanyuma asobanura rero icyo kurongoza umwishywa aricyo. Tunategura ubwo bukwe bwa kinyarwanda yavuze ati uri burongoze umwishywa. Ko yarambwira tuzarongoza iki? Ndahari nzarongora nyine se sindi muzima. Nabibazaga nk'umupfumu nigiza nkana kugira ngo ntaza gushyanuka. Burya abantu bakuru iyo bakubajije ugomba kwitonda ukamenya niba uri busubize neza icyo bakubajije, abyivugire menye neza yuko ari byo. Nuko nari nabihishe kugira ngo abantu bose batanshiraho. Nuko arambwira ati mbwira abo agapfumuye katazi no gupfumura. Ubwo se abakera barongozaga umwishywa niyo kinyarwanda. None wowe uzarongoza umwishywa? Nta bapfumu tugira imana pe, bandwa zigira imana. Kuba rimwe mu byivugiye rimwe bakuru jewe nari nabibahishe ngo namwe mutamvamo. Ngo ibyo byatsinzanye mu bantu muri iki gihe ngo ni ibiki. None ubwo mu byivugiye n'amahire ko ndigiye wari ubizi na data n'injishi yanjye ko tuzarongoza umwishywa. Nkamukunda cyane rero data n'imfura ye, nawe n'imfura ya sogokuru. Sogokuru n'imfura ya sogokuru zarutangarwa amaboko. Burya ngo imfura n'abase bagirana byinshi cyane. Umwishywa rero niwo nashaka kuziraho n'impamvu banawurongoza. No kuvuga ngo rwa rugo ruzarambe no mu ruhayi rw'ibibazo nk'uko cya cyatsi kituma n'igihe ibindi byatsi byumva. Umwishywa urihangana cyane. N'ubu umwishywa narongoje uracyahari. Data yampamuriyeho aho ndi hariya ku Gisozi. Urahari wararandaranze, uri mu biti n'imiti bya Gihanga tumurika n'igihe ibindi byatsi byuma uwo ubushishe. Ubwo rero niyo haje ibibazo uruhayi rw'iki buri gihe tuwigiraho n'injishi tutariko twishyuke we, twiyimane, tujye mbere, turandarande nk'uko wamwishywa utaretse kurandaranda. Urumva? Hanyuma umwishywa niwo tubandwa nanone twambaye. Burya kwambara kose kugira impamvu. Ibyo abantu bambara rero ntumbaze ntago twabijyamo si umwanya wabyo. Ariko kwambara kose abanyarwanda bagiraga kwabaga gufite impamvu. Abantu babonye mfite icumu ntabwo ari uko twaje kurwana, ariko turindwanya iyo bibaye ngombwa. Nicyo biba bivuga yuko turi ingabo ziteguye kurwanira igihugu cyacu buri gihe. Nuko gukenyera nicyo biba bivuze kwitera gutya, kuko ubu nitereye aha ngafora ntya hano byagwa. Umuntu rero apfundikira bijyanye ku rutugu bijyanye n'aho aforera. Niyo mpamvu twitwa impaza abafozi. Ni ukuvuga barafora tugafora tukabahaza imyanda bakayihaga pe. Ubwo rero urumva tuba tubanesheje. Hanyuma rero umwishywa ni nawo tubandwa twambaye. Imandwa zibandishwa umwishywa kugira ngo iryo sezerano ribakomeze babe bomatanye n'ubuzima, bahore bishyuka, bahore barandaranda, basozanye kwishyuka, gusozanya urugamba rw'ingomba abagabo. Mbese urwakwigombaga ishya n'ihirwe. Ishya riraje, ishya. Hanyuma ariko n'igihe urusoje urupfunditse nabwo ugahora utyo mbese wisongoye bucumu. Niko ka gasongero kari ku nzu ya kinyarwanda. Ibyacu n'ubuziraherezo bigana kwa Shyerezo Nkuba Gasani Gasengwa Imana y'u Rwanda. Ibyacu ntibigira iherezo jusqu'à l'infini. Infini mu gifaransa ngobetsemo ako ngako kugira ngo, ariko ntabwo nkunda iryo vanga ndimi. Ariko ubwo mbagira ngo mwumve ko ibyacu birimo n'ubumenyi bukomeye cyane. Ibi bita science. Noneho rero ishya nicyo bivuze. Hakavaho rero ishyuka nk'inyifurizo. Bitandukanye nuko umuntu yakwifuriza mu zindi ndimi. Tuvuge wenda tugereranije nk'umuntu akavuga ati ishyuka, hari abambwiraga bati ubwo se ni nka felicitation mu gifaransa cyangwa congratulations mu cyongereza. Ntoya ako karimo ariko ntigakwirwamo ntikabimarayo. Kuko ishyuka ushobora kubibwira umuntu agiye ku rugamba ukaba umwifurije
amahirwe yo kurutsinda yavayo agize ibyago akarutsindwa nabwo ukamubwira ngo ishyuka komeza urandaranda ntibiguce intege ntibiguce intege wiyimane we ntihagire n'umenya ko watsinzwe yego rwose usubire inyuma ariko ntuhereyo ntuheranwe icyo umukuru yavugaga ati igihugu cyacu cyagize ubudaheranwa cyabaye resilience ubundi nicyo bivuze ni ubudaheranwa wiyimane kwiyimana noneho rero ukomeze urandarande wongereye urandarande nk'utagize ibibazo nk'uko wamwishyumira nanone yaza yatsinze nabwo utishyuka nubwo watsinze rwose tukaba tukabona ko utoshye umeze neza ariko ntibitume wirara umwije utuye ikintu kugira ngo ejo imvura ntizagwa ishyuka rero ukomeze urandarande wabyumvise twabyumvise cyane ubuziraherezo niko ka gasongero kari ku nzu ya kinyarwanda iyo twubatse maparamane sinzi icyo biba bivuze na za konoshi n'iki twatakaje byinshi ishya rero ni naho biganisha niba abantu batanabyumvaga gutyo bitandukanye no kwifuriza umuntu amahirwe gusa ni ukwishyuka kwishyuka rero abantu babyumvise ugiye no kuri Google ukandika kwishyuka akitso muganga rutanga rw'amaboko wabibona twabyanditseho nari ngiye kubaza ntikiza ishyuka ndi kuvuga ntikiza ishyuka waramubajije nari mubwiye ndamwifurije kiza ishyuka wajya kumubwira uti ishyuka cyuzuza ishyuka yego rwose y'indamukanyo y'iki kiganiro ishyuka undi nawe akakubwira ati abadukurikiye cyangwa ati mbonye icyakiro umubyeyi yabibwira umwana ati mbonye icyakiro twavugaga ibya Nyagasani abo bonyine babiramutswa mu kinyarwanda nk'umwami n'imandwa nkuru n'umubyeyi mukuru igihe koko yaremye ubunyagasani mu bana be abana be bakaba atari ibiburagasani muzi ko atari ibigiramana imfura yanjye tumugiramana yo kavuga ubwo aziyemo ni ukuvuga ibidafite imana noneho twe turi abanyagasani iyo umwana we yaremwemo agasani umubyeyi akamwifuriza icyiza umwana avuga ati mbonye icyakiro umubyeyi cyangwa mbonye icyakiro Nyagasani kuko muhaye ibiva ku mana mu cyimbo cy'imana burya ababyeyi bacu n'abahagarariza imana muri twe nibo batambyi bakuru ishyuka rero ishya ishyuka nanjye ndabibifurije abadukurikiye mwishyukire n'imana murakoze cyane turabikwifurije cyane yego kandi mwarakoze kwita izina ryiza kuko mu gihe cyanyu biragoranye abantu barasirimutse cyane bibagirwa imizi yabo ni nayo mpamvu twanagutumiye imana yagize neza abazimu banyu babazamukiramo mwita iryo zina ni ikiganiro cyiza cyane ntabwo nzi impamvu mwebwe murabatangazamakuru kugira ngo ikiganiro kirebwe cyane ugomba kuremekanya ibyongereza n'ifaransa n'iki ugashyiramo ibintu bitavugitse kandi abubwira n'abanyarwanda ntabwo nzi impamvu kugira ngo umuntu abe icyamamare atakwamamara kuri cyiza cyiza ubu rwose ntabwo ari inyenyeri imurikira Rwanda babandi bita abasitari iradukunda imana iradukunda cyuzuzo cy'ikoko cy'ubuzima mucyo koko rutanga rw'amaboko apaya rwagatambira karutungana kandi none se abantu ntibabimenye rwose bumve ko umuntu ashobora kuba icyamamare tubibwire n'abahanzi bacu bazakurikira nk'iyo kuko nibaza ko ubutumwa bwanyu bugera kure ntabwo kuba icyamamare ari ngombwa ko ujya gutira utuzina tw'ahandi twabaze mu bishyanga warebye mu mizi yawe ushaka ariko ushaka ukoze icyo umwami yagutumye wabiki abakobwa n'abikunze cyane ngayo nguko uranabivuze cyane ati abubu ntekereza ko naho tujye guhera ikiganiro hari ukuntu tujya tureba bakareba abategarugori bubu bakavuga ati ariko se uriya bakavuga bati iyo ti kararya cyane abantu bize indimi ibi bintu bikoze mu cyongereza ni ukuri ntiwazongera kuvugira mu bantu icyongereza cyangwa igifaransa ni ugufata umuvugwa wa mbere ukawuvanga n'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu kavuga ati iti inka uyizanye mute kandi ari wowe urimo kuvuga bakavuga bati inshuti yanjye abubu
ab'ubu cyane cyane nk'abategarugori kandi ubwo abantu babyumve pe Yego. mwabonye ko abantu barwaye ti rero ndavuga ati umuntu wa gatatu aje mati umuntu wibaza niba aba yuzuye mu mutwe we. bakavuga bati ntabwo wavuga ngo IR you can't ntabwo wabivuga ntiwabivuga uzongera kuvuga icyongereza avuga ati havuga iti rero ti ibintu birakocamye ariko Okay. ni ibyagukukiyemo bakavuga bati abubu abategarugori ntabwo bakiri ba mutima w'urugo. Ntekereza ko niyo mpamvu twagutumiye kugira ngo tumenye ngo ese mutima w'urugo kugira ngo umugore yitwe mutima w'urugo cyangwa se abe mutima w'urugo byavaga he, yabaga arangwa n'iki? Mbere y'uko dusobanurira ndagira ngo mbanze mbaze bagenzi banjye Cyiza Cyuzuzo iradukunda Cyuzuzo, wowe bakubwiye ngo umutima w'urugo, iyo wumvise akavuga ngo uriya mugore ni mutima w'urugo, mama runaka, nyina wa runaka ni mutima w'urugo, nyina wa runaka ni mutima w'urugo. Wowe kugira ngo wumve ko umuntu ari mutima w'urugo aba n'umuntu umeze ute? Kimwe mu bintu ngenderaho cyane mba mbona ari umuntu utarangaye, mba mbona ari umuntu uzi ibiba mu rugo rwe. Hari umuntu ndeba nkabona arajagaraye, ni ukuvuga ngo bigora kumenya uwinjiye uwasohotse, abana babayeho bate, amafaranga mwakoresheje yanyuze he, ugasanga nyine inshingano zawe ufite ntabwo uzizi, abandi bantu barazikurusha. Tuvuge urugero, twese turi ababyeyi hano, mba numva ngewe utakoze icyo ugomba gukora nk'abana bawe ari umukozi cyangwa ugufasha kubarera ubazi kurusha wowe nyir'ubwite cyangwa wowe wabibyariye, cyangwa kumenya urugo rwawe. Ugasanga nyine umuntu ntago azi ibigendamo cyangwa afite ibindi arangariye, ibiri aho ngaho ntago abikora. Ntegereza ko iyo ufitanye isezerano n'umuntu mwashakanye hari ibyo muba mwarumvikanye cyangwa se uko muba mushaka kubaka urugo rwanyu. Rero iyo mufite uko mwumvikanye muzubaka urugo rwanyu, wowe ntukore ibyo ugomba gukora nk'umugore we cyangwa se umufasha we, aho ngaho uba wabyishe kubera ko waba ari gukora ibyo agomba gukora, wowe ugasanga ibyawe ntabwo uri kubikora uko ugomba kubikora. Rero kuri nge umugore uhamye cyangwa mutima w'urugo uhamye ni umugore ukora ibyo agomba gukora nkuko yabyumvikanye n'uwo bashakanye, ariko ukabona nta nubwo ajagaraye, kuko hari umuntu ubona ukabona nyine ntabwo ashyize ibirenge bye hasi. Nge rero nkunda kureba abo ngabo ugasanga ni umuntu utuntu twose aratuzi, simvuze ngo aguma mu rugo, simvuze ngo niwe wadutekeye twamusuye, simvuze ngo niwe wakoropye inzu ye, ariko byibuze n'aba ashinzwe ukabona ko yagiye abaha inshingano kandi arabikurikirana. Yego, nanjye kubaza Cyiza, ni ukurikije nyina w'umuntu agaciro afite kuko uri umubyeyi, ukaba ukurikije nyina w'umuntu ni agaciro afite no mu rugo. Iyo bavuze ngo umugore ni mutima w'urugo, kuri wowe aba ari ikintu cyiza bavuze cyangwa muri bwa buringanire n'ubwuzuzanye bari kumusubiza inyuma? Kuri ngewe ntabwo ari ukumusubiza inyuma. Kuba mutima w'urugo, umutima wa mugani uhita ubijyanira mu nyito y'iryo jambo n'igisobanuro. Iyo ahenshi ntekereza ko babivuze bagendeye ku miterere ya muntu, bakavuga wenda umugabo ni umutwe w'urugo, umugore ni umutima warwo. Ni ibintu bibiri byuzuzanya, ariko buri kimwe gishobora kuba gifite inshingano zacyo. Ni ukuvuga ngo icyo umutwe ukora ntabwo ari icyo umutima ukora kugira ngo tubashe kuba twabaho, ahubwo biruzuzanya kugira ngo wa mubiri wose ubashe kuba wakomeza ukiriho nk'umuntu. No mu rugo nimba bavuze rero ngo umugabo ni umutwe w'urugo, umugore akaba umutima wa rwa rugo, ni ukugira ngo nibyo bintu bibiri bigiye kuzuzanya kandi by'ingenzi ku mubiri w'umuntu, wenda kurusha akaguru cyangwa akaboko, ahubwo ari byo moteri. Nimba nabyita moteri, ubwo ndimo ndagerageza mu zindi ndimi z'amahanga, moteri na direction. Ni ukuvuga ngo umutwe uraza kuza kuyobora, ariko hari moteri iza kuza gutuma wa muyobozi cyangwa se ya direction ibasha kugera aho iyobora rwa rugo cyangwa ya modoka kugira ngo ibashe kugera ahantu igiye. Nkumva ko atari ijambo ribi rero, ahubwo ari ijambo ry'umumaro rinakomeye cyane, kubera ko umutima niwo utuma rwa rugo abarurimo, ibirurimo byose bibasha gukomeza gukora no kugenda. Ariko nanone nkizera ko
umutima w'urugo adashobora kugira urugo rwonyine wenyine ahubwo bisaba na wa mutwe w'urugo muri rusange. cyiza ati ntabwo ushobora kuba mutima w'urugo na wa mutwe udahari. njye kubaza Iradukunda, ukurikije ba nyogokuru bacu uko bari ba mutima w'urugo, hahandi yamenyaga imbehe y'umugabo y'umutware, akamenya amata y'abana nimba bayacunze, dukureba ko nari kwica ikinyarwanda, akamenya aho amavuta yo guteka yaba ari ikimuri. Kuri ubu ngubu tukaba turi mu 2026, aho ba mutima w'urugo, aho abagore babyuka nabo bajya gushakisha ubuzima. Ese birashoboka yuko umugore wo mu 2026 nawe yaba mutima w'urugo? Nka nyogokuru byongere njye nemera yuko yaba mutima w'urugo, ariko ntabwo yaba mutima w'urugo nka nyirakuru. Ntabwo yaba mutima w'urugo. Ubwo impamvu nshatse kubivuga nuko nkuko bivuze, umugore w'iki kinyejana n'umugore wo muri 1500 urugero, ntabwo inshingano bari bafite uyu munsi ariko zingana. Umugore w'uyu munsi asabwa no kuba agomba kuba yakora, agafatanya na wa mutwe, kugera naho bigeraho umutwe wibagirwa inshingano zawo, ugahinduka umutwe, ugahinduka na wa mutima w'urugo. Turabifite, dufite ingero nyinshi z'ingo zimeze gutyo. Ugasanga rwa rugo rya fatizo navuga ngo twashingiyeho twubaka uru rugo, bisa nkaho ukuguru ariko kumwe gusigaye gufatiyeho, ukundi kuguru kwaracitse. Nk'imeza usanga yicitse ukuguru nyine murayijugunya. Ugasanga rero na bwa busobanuro bwa mutima w'urugo, umugore asa nkaho uyu munsi anitaza kwitwa mutima w'urugo, kuko bavuga ngo uranyita mutima w'urugo, wowe mutwe w'urugo, aho wibuka inshingano zawe. Impamvu ndi kubivuga jewe, usanga hari uburyo iyi nyito mutima w'urugo hari n'abantu bayigenderaho bagamije gutsinagaza umugore, bamwumvisha yuko adahari nta rugo rwabaho, adahari ibintu byose birahagarara, adahari mbese igihe nacyo ubwacyo kirahagarara. Ariko njye nkemera yuko ufite wa mutwe, umutima yego iyo uhagaze umuntu arapfa, ariko iyo apfuye nubwo umutima uhagaze, ngira ngo wowe wize byose biragenda, na wa mutwe nawe uragenda, byose biragenda. So bivuze ngo ni ibintu tugomba kujyanira na twembi. Ntabwo ushobora gushyiraho inshingano zose z'urugo kuri wa mutima w'urugo. N'umutwe w'urugo ugomba kumenya ngo nkeneye umutima urankeneye, tugendane. So jewe iyo ngeze ahantu ora nibi bintu by'uburinganire, buriya ngewe sinyambyemera 100%, nta nubwo nzigera mbyemera, kubera ko n'uburyo turemye mu buryo bwa physiologie, reka bishyire mu gifaransa, ntabwo duteye kimwe. Ahubwo ikintu dusa nkaho twirengagije ni ubwuzuzanye. Ntabwo dushobora kuringanira, ntabwo tuzigera turinganira. Even urambabarira natwe ubwacu twicaye ahangaha ntabwo turinganiye, ni mu mategeko, ntabwo turinganiye. Bara icyo kintu ni ikintu tugomba kongera gusubiramo, turinganira mu burenganzira bwacu duhabwa muri ya mategeko. Ibyo nsabwa, ibyo nemerewe, twese turi kumwe ku rwego rumwe. Ariko iyo bigeze hahandi ho kuvuga ngo mu rugo, mutima w'urugo afite ibyo ashinzwe, umutwe w'urugo ufite ibyo ushinzwe. Niyo mpamvu bavuga inka ntabwo yigeze igira ibihanga bibiri. None se icyo gihe yaba ari inka cyangwa wowe umuntu? Kuki Imana itaturemye duha imitwe ibiri? Kuki itaturemye nk'uko yaduhaye amaguru abiri n'amaboko abiri ngo yaguha imitima ibiri? Bivuze ngo buri kintu cyose, ari uwo mutwe ari n'umutima, bifite icyo bishinzwe n'icyo bigomba gukora kugira ngo byuzuzanye. Nagarutse kwa muganga, aravuze ati umutima udahari bakunze kuvuga ko urugo rutaba ruhari. Ngenda byemera, nemera yuko umutima nyine iri mu bintu bikomeye bigize umuntu. Ni nayo mpamvu hari igihe ubwonko bugenda bw'umuntu, wa muntu bakavuga ko afite mort cerebrale, ubwonko bwagiye ariko aracyahari, ariko nanone wa muntu ntabwo bakiri umuntu. Nango ngiye kwaza muganga Rutanga rw'amaboko, ubundi ijambo mutima w'urugo bisobanuye iki? Nibyo, reka mbaze bashime mwese mu bisobanuye neza. Biranyereka ko byibuza turaza kujya mu mujyo mwiza w'ikiganiro, kuko iyo ujya kubaza ibintu nawe utabifiteho igitekerezo biragora cyane. Hari igihe umuntu agutumira
ugasanga murabusanya murabyina amabusane nk'umudiho w'ihene amanyurane ariko hano urumva ko namwe ubwanyu murabigisha nkeza cyane rero iradukunda ukuntu abivuze ati uburinganire mana yanjye niba hari ikintu kindya mu mutwe nkanavuga nti ariko hari ntaza gushyoma bikaba ko kwihagararaho kw'abagabo reka mbaze n'injishi umugore burya n'injishi umugabo n'umuheto abana n'imyanya nabyo urumva ko birafoyewe bifite n'icyo bivuze yego kimwe nticyabaho ikindi kitariho umwambi nturi bubazwe ngo waguyeho utagombaga kugwa ahubwo umurashi yawurashate kuko urasa niwe ugomba kumenya aho arasa agahamya intego abantu ubwo urumva ko batananirana niyo mpamvu bakubwira uburere ko buruta ubuvuke noneho nkabaza injishi umugore ni ariko wowe ubyumva ute we mbwira koko uragira ngo rwose turinganire pe uba wumva twaringanira simba muteye ubwoba sinabigira kuko sinakwitera ubwoba sinabana n'igikangi ariko mbagira ngo numve koko nawe uko abyumva hari n'ibyigisho twagiye tubitangaho ku bantu bajya badukurikira kuri Muganga Rutanga Rw'Amaboko TV noneho nawe akababwa ubivuze neza rero kandi ikinejeje nuko ubivuze uri umugore namwe ubwanyu mumwikirije rwose abantu ntibaringanira pe no mu buzima busanzwe abantu ntibaringanira none se abantu baringanira abandi babaheye erega abantu ahubwo bararutanwa gusa bakarutanirwa gutetururana ufite icyo arushije undi akamwimana ntabwo uruta umuntu ngo umukandagire ngo umuribate ahubwo icyo umurutiye ni ukugira ngo umuteturure nawe ejo ateturura abandi gutyo abantu imagirirane ibyo rero burya nicyo twavugaga cyishya inyito y'ibintu hari igihe ibyica kuko izina rirareba abantu bazanye inyito y'ubundi mwabonye abantu bataka bati uburinganire ngo bwumviswe nabi ngo bwishingobwa bwarazimaze hubwo ndagira ngo nuyambwire abari mu mujishi w'umuryango ubutware bw'umuryango minisiteri rwose icyo kintu bagikosore ibyo bintu by'uburinganire biveho ubwuzuzanye inyito irarema naho hariya baje guhanganisha abantu uje guhanganisha umutwe n'umutima numvise bakubwira ubwo harimo abantu bize iby'ubuzima nkanjye rero iyo wiga ubuzima bwo mu mutwe physiologie du système nerveux bihita bijyana no gukora k'umutima ndetse abanyarwanda bo bavuga umutima reka aba ari cyo nsubiza noneho n'icyo yarambajije ibindi nabashimiraga nanasasira umutima ni muwumva muraza kumva noneho uburyo umugore akomeye ku buryo no kubimubwira no ahubwo ari ukumusingiza kurenza kumutsikamira noneho ababimubwira bamutsikamira nabo uraza kubona ko ahubwo hari icyo babuze gituma batamenya bagatwara ibintu mu mujyo utari uwabyo umutima ni ikintu gikomeye cyane ku buryo abanyarwanda iyo bajyaga imbere y'Imana nta kindi kintu cyabajyanye imbere y'Imana atari ikintu kimwe gusa gusaba umutima no gusabira igihugu kandi nabwo bagisabiraga kugira umutima nishaka rero ndavuga ngo basabaga ikintu kimwe kugira umutima nabwo ntabwo wabusabaga buri gihe nkuko abantu babyuka bavuga da uri mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none biki ifunguro rigutunga ni wowe ugomba kurishaka I know ntabwo ari Imana iri buha Imana ikintu yaguhaye ni ukubaho ni nabyo umukuru urubereye mu ruhara akunda kugarukaho umukuru w'igihugu Imana yagushyizeho ubaho hanyuma urajya kuyigondoza uyisaba umugati cyangwa gukora umugati uwukorere uko bawukorera ntabwo bawusaba barawukorera barawukora bakawucuruza bakagira gute abandi bakawugura ntabwo wawugura rero udafite icyo ugura ibyo bintu ntabwo bisaba Imana Imana murayigondoza bajyaga imbere y'Imana rimwe mu kinyejana kuvuga mu myaka 100 ndetse usanga inasaga kuko iyo ubaza ibibariro by'abami bacu habaga ari mu myaka 33 n'ine nicyo kibariro cy'umwami ubwami mbere y'uko atanga wagira ngo buri ko baramwicaga mbere y'uko agiye kuki bose banganya kwica n'ikindi mu Kinyarwanda haba inzira z'ubwiru inzira z'ubwimika rero zagenaga uburyo abami basimburana iyo byabaga rero muri iyo nzira wari uvuze ntabwo byita kwica bavuga kumunywesha hakaba hari impamvu kandi y'ubwiru bw'Imana uretse ko inyandiko nazo ntabwo zizewe 100%. kwari ukugenekereza hanyuma bakavuga rero
rero rimwe mu kinyejana bakajya ku musozi wa Kigali bakajya gusaba umutima. Ibyo bintu rero byaje guhagarikwa n'ubukoroni n'abazanye amadini bati ibyo bintu ni ibishitani ni ibishenzi ntacyo bivuze bigira abantu b'abapagani ahubwo tubazaniye igisirimu tubazaniye ubukirisitu tubazaniye ubusilamu nimugire gute. Impamvu mbwira abantu ntabwo ushobora kuba umunyarwanda ngo ube n'umukirisitu ntushobora kuba umunyarwanda ngo ube n'umuyisilamu ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ntibikunda na gato ariko uyu munsi wa none umuntu arirata ati cyangwa ndi umukirisitu rwose ejo ndi n'umunyarwanda nabonye umuntu asabira umukuru w'igihugu yari amaze kuvuga ati yesu aguhe umugisha imana yanjye ntabwo bishoboka wowe nawe ubwawe nturiho imana y'u Rwanda uwo yesu ntumuzi ni umuzimu w'ishyanga ukavuga ngo aho umugisha umukuru w'igihugu ariko niko byumva niko bitojwe ntawe kurenganya umuntu atanga ntawe utanga icyo adafite ariko ndababwira iyo mbonezabitekerezo bagagenda bagasaba umutima baje rero babikuraho twongeye kubigarura ejo bundi uko twashoboraga nk'abashakashatsi abanyamuco ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rwa UNESCO umwana w'ubuheture yenda kuvuka nibwo twabigize tujya hariya Nyabugogo niho hari amariba yasabirwagaho yahamurwagaho amazi yakoreshwaga muri iyo mihango ayo bita amazi y'ubuhoro ubu mwakwita amazi y'umugisha kuba dukurikiye muri urwo rurimi hanyuma bakayahamuraho ntibavuga kuyavoma bakayajyana rero ku musozi wa Kigali bagakora imihango bagomba gukora hanyuma kuri ibyo bivumu by'ibimana bigabiro by'abami bacu bihishemo n'ubwo bumana noneho bakarimiza amavi mu butaka bamaze guterwa icyuhagiro cy'ayo mazi y'umugisha naragiteye nka Nyagasani Imana nkuru y'u Rwanda numva ndanezerewe cyane kuko mu bintu twasabaga ko uwo muhango wongera kugaruka ku musozi wa Kigali hano i Nyarugenge mu Kigali yego niho biri ibyo bivumu by'abami bacu hanyuma ayo mariba rero ni amariba ni urwunge rw'amariba agera kuri 5 yitwa amariba ya Rwezangoro ni nabyo nitiriye umwana wanjye w'ubuheture witwa Rwezangoro rutanga rw'amaboko kuko u Rwanda rwongeye kwerezwa umutima ngo abantu bagire umutima noneho turagenda turayeza tuyatera icyubahiro twongeye kujya iriba rimwe nababwira mwahita mubona ni iriba riri hariya ku giti cy'inyoni urahabona haruguru y'umuhanda ahantu haza amazi menshi cyane ya kano ziriya kano zazanywe n'ababirigi ariko ubundi yari amazi y'isoko noneho barayakanariza bayashyira mu gitembo ariya mazi rero muzi ko adakama nshima abantu bakunda kujya kuyavoma bakayanywa ni meza cyane irindi riba aho ryari riri ni hano mubona hari ibagiro rya Nyabugogo abakoroni bahashyize ibagiro nko kuvuga ko babazi imitima y'abanyarwanda n'ubumana bwabo natwe ngo tubonye iterambere ahantu hacu hari amateka mwambajije iby'umutima mumbabarire kugira ngo tutajya mu kirere nka ryashya biraremereye cyane noneho ibyo byose biri mu byaremaga icyo umutima ari cyo noneho bakagira ayo mazi bakayajyana urumva rero imitima y'abanyarwanda barayibaza ariko aho bukikera hari amariba yasigaye hari n'irindi riba riri hano utaragera ku Ndagara munsi y'umuhanda abantu nibareba kuri Muganga Rutanga rw'amaboko TV bazabibona twagiye gusaba umutima ku mariba ya Rwezangoro no gusaba umutima ku musozi wa Kigali noneho bakarimiza amavi mu butaka bamaze guterwa icyuhagiro kazamura amaboko n'ubusabye umutima rero ngo abakurikira ishya n'abazadukurikira n'ahandi no kuri Muganga Rutanga rw'amaboko TV kuko nabasabye ko naho nzabishyiraho bongere bagira umutima bakavuga ngo horana Imana Kigali Mana y'u Rwanda twaje kwenda imitima y'ingoma ngo ingoma mu Rwanda zigira umutima umwami mu Rwanda agira umutima ingabo mu Rwanda zigira umutima abagabo mu Rwanda bagira umutima inka mu Rwanda zigira umutima abagore mu Rwanda bagira umutima u Rwanda rwose rugira umutima ngo ayi ubuhoro Nyagasani ayi ubuhoro Nyagasani ayi ubuhoro Nyagasani ubugire n'ubugwiza ishya n'ihirwe maze twishyuke mu Rwanda byashyiragaratse ubuhoro ni amazi yaraye mu nzu ubu buhoro nanone bucyurwa n'abagore icyo navugaga kugira ngo mwumve umutima n'umugore kumwita mutima w'urugo ko bikomeye tekereza ko abanyarwanda nta kindi kintu bajya imbere y'Imana basaba keretse gusaba umutima gusa ngo ibintu byose bigira umutima kugeza n'ubwo inka nazo zigira umutima kandi kugira ngo wumve ko zigira umutima sogokuru uwo Nkikabahizi yigeze kuza yataramye rwose yanezerewe ntabwo bavuga indi mvugo itari y'u Rwanda hanyuma araza
abantu rero baba bavuga batari kusoko kuitonde iki kugira ngo rero abereke ko rwose afite umutima no kubarusha cyane afata umwana we uheruka twenda kungana bucura bwe amushyira mu mare inka zari zendaga gutaha bagiraga inka z'ubwami zitwa imbungiramihigo iyo yirahira rero yirahira imbungiramihigo ngo bari ku nkiko kuko yari shebuja wazo hanyuma barazicyura mu marembo umwana w'uruhinja ari mu marembo uzi ko inka zidashobora gukandagira umwana mwari mubizi kubera ko zifite umutima nshuti yanjye ariko ahubwo umuntu udafite umutima niwe watuma imukandagira akajya kuyikanga yayikanga ikamukandagira itabishakaga ariko yigira umutima ku buryo itamukandagira ni ukuvuga ngo abanyarwanda basabaga umutima ku buryo buri kintu cyose kigira umutima ku buryo n'igikatsu kimwe ukumva gifite umutima nicyo bita ubuntu bugereranywa n'aya mazi y'ubuhoro kuko ntabwo bavuga ubukatsi mu gikatsi baravuga ngo nicyo mu batindi bakimazemo ubuntu abantu ntibakigira ubuntu rero bakayutsemo ubuntu igituma umugabo n'umugore batacyumvana muri ubwo bwuzuzanye bakayutsemo ubuntu Iradukunda yavugaga ko uyu munsi ba mutima w'urugo bafite ikibazo ko umutwe ubatererana ariko abagabo nabo barantakira nanjye ubwo rubanza ndarubatuye agatsinda muri abagore ngo abagore bagiye he kuki abagore batakibuka ko ari abagore kuki batakibuka ko ari ba mutima w'urugo reka mbabwire n'impamvu rero ikibazo kiri bubagarukire nuko ngo niyo umuntu yaba ikigoryi gute akaba umusazi gute ariko iyo umutima ugikora n'umusazi arasara akagwa ku ijambo bivuze ngo abagore bahagaze mu mwanya wabo ntabwo ingo zananirana ntabwo ari abagabo ndi umugabo kandi uhagaze neza mu nshingano z'urugo pe ariko nanjye nzi ko ntacyo ndicyo imbere y'injiji umutima niwo baba bavuga abanyarwanda isoko yo kubaho kuzima kose ni umutima ibitagira umutima ni ibitagira ishingiro kuko n'umutwe twebwe abanyarwanda ntabwo tuvuga umutwe ntituwitaho byaje aho ubuzima bwo mu mutwe buziye ukaba ikibazo ubundi twebwe niyo tuvuga ubuzima bwo mu mutwe mu kinyarwanda tuba twerekeza ku mutima ko mu kinyarwanda barakuvuga ngo wowe nta mutima ugira kugira ngo wasaze wataye ubwenge wagira ngo nta mutima agira ariko iyo bashaka kukubwira nanone ngo uri umuntu muzima ngo afite umutima mu gitereko hari umubyeyi umwe bw'iyo za burayi wigeze kutubona n'injishi mu byigisho by'ubuzima bushingiye ku muco aravuga ati injishi abata ariko ati mba mbona afite umutima mu gitereko none injishi arambwira ati subwo ashatse kwerekeza kuki ndamubwira nti ubwo nyine yabonye yuko ufite umutima kandi ushyitse hamwe utajahagurika uwo rero ni na wa wundi ubasha gushyira ibintu ku murongo wo kuvuga wakwinjira mu rugo ugasanga rurimo ubuntu ukihinjira ntabwo ari ubuntu cyangwa ni mu biryo ariko ubuntu buri mu bantu n'ibintu kugeza no mu gikatsi kugeza no mu nzoga kugeza no mu mata ntabwo mu nzoga bavuga ubuyoga ngo bayimazemo ubuyoga cyangwa ndumvamo ubuyoga ubuntu amata ni ubuntu umuntu niwe wigishyize imbere nk'akaguru kambaye ubusa ngo ubumuntu kandi ubwo umuntu ukabuzanyemo n'ubunyamaswa inyamaswa ukazirenganya kandi mu nyamaswa harimo za mbwa zitagira ububwa wowe ugira hari abantu b'imbwa ugasanga umuntu rwose ntabwo ibyo arimo gukora imbwa ntizibikora imbwa rero ubwo ntizirenganiye zirarenganye umutima rero iyo bavuga ngo umugore ni mutima w'urugo ni ishingiro ry'urugo yego hari ikintu Michelle Iradukunda yari yakomojeho kijyanye no kuvuga ngo uyu munsi nabwo waba mutima w'urugo ariko wenda bigatandukana no mu myaka yashize kuko nanone inshingano ziba zidahuye cyangwa zitameze nk'iza mbere cyangwa hari n'ibyiyongereyeho aha mwibaza ni gute kuko nanone umubyeyi wenda cyangwa umugore wabaga afite umwanya wo kuba yakwita kuri urwo rugo akajya kureba mu mirimo uko bimeze ariko ugasanga iby'urugo arabimenye niba afite inshingano zishobora gutuma atari bubashe kuboneka kandi n'urwo rugo rukeneye ubuzima bwa bombi kugira ngo babashe kugira icyo babuzanira
akaba wenda ashobora kujya mu ntara iminsi 2-3 cyangwa akaba afite akazi ku bitaro gatuma ararayo. Hari inshingano nyinshi uyu munsi abagore nabo bafite zibasaba kutaboneka amasaha yose mu rugo, kandi nawe yifuza kubaka uko yakwishimira cyangwa uburyo nyine butanga umusaruro ushimishije. Ese uyu munsi noneho ni gute yaba mutima w'urugo uhamye ariko n'ibyo ngibyo akabikora uko agomba kubikora? Nibyo ni ikibazo cyiza. Ntekereza yuko ari naho nawe yarengurizaga, atari ukuvuga ko byanze bikunze, kuko umutima uhora ari umutima. Ntabwo rero wagira umutima wundi, ni ya mabere ya ba mama. Ibindi ugiye kuzana ni ukumamatwa imihini, uramamatwa n'amahiri. Rero ni ukuvuga uraza kubikubitirwa ikibuno gitote, kubera yuko watatiriye uwo ugomba kuburiwe. Icya mbere reka mbanze mvuga yuko kuba twibona uyu munsi wa none abagore bari mu nshingano nk'izo ahanini zishobora no kubangamira kuba mu mujishi w'icyo bakabaye barimo. Reka mbanze mvuge ko ari amaburakindi y'igihe, mbanze mvuge ko ari amaburakindi. Sinzi ko tubyemeranyaho, ariko muraza kubona impamvu. Amaburakindi kubera yuko nk'urugero mfite bagenzi banjye twize mu gihe kimwe cyangwa nabize nyuma yanjye, nzi inshuti zanjye z'imiryango b'abagore b'abakobwa b'abenjeniyeri, engineers mu by'ubwubatsi. Birumvikana ko ajya kubaka, birumvikana ko ajya gupima ibibanza, birumvikana ko niba akora mu mashanyarazi ushobora no gusanga arimo kurira amapoto. Kandi kirazira mu Kinyarwanda ubundi nta mugore wuriraga. Ni nayo mpamvu nyine hari uko bambaraga n'uko batambaraga. Ubu rero hari ukubwira ati ariko ngomba gukabuza, ndagenda kuri moto, ndagira gute? Ubundi ni amaburakindi. Uko umugore tumwubaha n'inshingano afite, ni umunyacyubahiro ukomeye cyane, ariko atari ukuvuga ngo no gutereka amaso gutyo gusa. Afite ibindi nyine yakabaye akora muri bwa bwuzuzanye. Ariko nyine aho ibihe bigeze, navuga ngo iminsi yaradukuruye, natwe turakururana, dusa n'abitana ba mwana, jya ukora nanjye nkore. Ubundi umugabo niwe akabaye ahahira urugo. Ibi bintu tubyumvikane, turabishyigikiye. Ibitari ibyo ngibyo ariko ni nabyo kujya gushyira umugore mu nshingano zo kuruhahira no kururasanira, urabyishe. Nturi bumubaze rero konkereza umwana ku gihe, natamwongereza ku gihe umwana arakurana ubujyahabi, aramwosanya umujagararo w'ibyo yiriwemo, umwana arakurana uwo mujagararo. Nawe ubu buntu uri bujye kumusaba, uraza kubona amazi yari yavunduye, ntabwo ari bube mazima, nta buhoro. Babita bamucyura buhoro cyane. Ntabwo rero nibunacyura ubuhoro ibyo abagore bajya bapfa n'abagabo cyangwa abagabo n'abagore, ngo ariko wowe kutagira ibi ngo kandi abandi bagore babigira. Nibyo bita gucyura ubuhoro by'abagore. Buhoro nyine y'amazi twavuze, nibo ba nyirayo, nibyo bivuze. Babyita amavanda, nka ya mazi yaraye mu kibindi. Burya bafite ibibindi byabo bagendana biremerwamo abantu, nicyo bashushanya. Ayo mazi rero abantu banyweye amazi yo mu nzu ya Kinyarwanda ya kera yateretswe mu kibindi, babaga bapfundikiye n'umutemeri akonje. Inshuti yanjye ntabwo ameze nk'ayo muri firigo agenda gutwika wagira ngo ni urubura unyoye. Bene ayo ni ubuhoro, niyo turagura, niyo duterekera, niyo dukora imihango n'imigenzo. Nuko kujya kubiba barakubwira ngo amazi yaraye mu nzu, ukayanywa nta muntu muravugana. Ni nka rya jambo ryiza, ubwiwe n'umugore nta wundi uragira icyo akubwira, umunsi wawe uragenda neza. Uwo mugore niba yajagaraye nk'uko nawe ujagaraye cyangwa akanakurusha, uragira ngo agucyurire ubuhe buhoro? Hari n'igihe abantu barimo kugondozwa pe. Icyo mubaze mubyumve neza. Iminsi yarabakuruye, namwe murakururana mwitana ba mwana. Nk'uko urugo rwaterwa, umugabo kugira ngo arwane ajye kugira, noneho akabwira umugore ati ariko nawe mfasha turwane. Ntabwo umugore ari kurwana, byo kujya kureba igikomye. wowe rwana nawe umurwanirire, ugaruke ubone kumwishimira nawe agushimishe. Nawe n'umujyana nawe ngo murwanane, ntabwo biri bukunde. Ntabwo biri bukunde, ndetse urabura byose. Umubure ubure n'urubyaro, kuko urubyaro abana ni nyina nyankobwa. Hanyuma rero nanone aho iminsi dukururiye muri kwa kwishyuka rero, kuko ubwo twatsinzwe. Ariko nimwishyuke we, nimwiyimane, nimwibuke icyo kwishyuka bivuze.
twishyutse rero nka wa mwishywa ngo witwa nyamwishyuka mu nduru nyamwishyuka mu ntambara nta nubwo ari mu byiza ntabwo ari ugutegereza igihe cy'imvura nziza y'umuhindo ngo wa mwishywa umere neza mbese urugo rumere neza oya ni ukuvuga ngo no muri izo nduru no muri izo ntambara induru rero dufite uyu munsi wa none ni uko iminsi yadukweze natwe tugakwegana yadukuruye natwe tugakururana ndetse tukitana ba mwana nitwimane noneho twuzuzanye noneho umugabo n'umugore bajya inama batari ko ubu twabigenza dute twagira dute niba wagiye ku kazi njyewe wenda ukabikora akazi gatuma utinda ni gute igihe nagera mu rugo kare ubwo ni umugabo we kwigira ndigabo kuko niba ariko bimeze wajyaga gukora igituma bitaba gutyo none uko byakunaniye ni mwiyimana ariko mwuzuzanye noneho uvuge ngo urugo rwe kurangara rube biri hanze kuko umugore adahari uhabe uhabe si ukuzuzanya se yego none erega no kurongorana ntabwo ari ukurongorwa gusa ni ngirana ni ngirana iyo bibaye kugirirwa gusa ntabwo bikunda hanyuma rero ariko nanone bakavuga ko umugabo arongora umugore akarongorwa ngo yarongowe ntabwo wavuga ngo ngiye kurongorana uri umukobwa uvuga uti ngiye kurongorwa noneho umugabo akajya kurongora ariko ntiyakwirongora hagira uwo arongora sibyo n'igikorwa ubwacyo ni ukwinjiranamo umwe yivamo akajya mu wundi ubwo wavugaga ibya fiziyoloji mu miterere y'ikintu uko cyubatse uko gikorwa ni ukwinjiranamo kuki rero harimo kwigumamo umuntu agashaka kwigumisha mu kebo ke umugabo ndi umugabo ibyo rero babyita kwigira ndigabo urarusenye rero ngo njye ngo ntabwo najya mu by'abagore ngo ubu mwana ngo ntabwo ngo najya kwirirwa ngo nobanga amabyi y'umwana ngende imfura abana b'iwacu bose nzi ko nabibakoreye hanyuma nanirwa kubikorera abana banjye icyo utazi n'umwana ugiriye ibyo agukunda cyane niyo mpamvu abana bakunda ba nyina cyane kurenza base base rero ubu ntibakibabonera n'umwanya wenda tureka niwo wo kubatunganya wo kubatunganya n'iki mu gihe ababyeyi ba nyina bari mu bindi bintu ngo bamubona akanya amuterure data ndamukunda cyane n'umugoroba yakundaga kunterura akajyana hanze ngegamije mu gituza hejuru mwumva umubiri we nyumva nkumve noneho akanyereka inyenyeri ati wayibonye iriya nyenyeri ati wayibonye n'iriya ati ngaho zimbarire bikagera ahantu rero utunyenyeri twuzura mu maso ubwo ibitotsi bikaba biraje ugahita usinzira bene ibyo bitotsi ntunabivamo n'ubu twana twanjye nkunda kujya kutwereka inyenyeri naje gusanga ko ni naho twitwa abakwezi kuko bizana n'imboneko z'ukwezi noneho rero bigatuma n'inyenyeri iri mu muntu izageraho ikamurika urumva imihamuro ariko ubwo yabikoraga mama nawe ari muri biriya mu turimo noneho nawe ari kumwe n'umwana ntabwo arimo kurira cyangwa ngo nyina ari mu myotsi umwana mu mugongo arimo kuharika kuvuga umutsima ariko uyu mugore ko mbona nawe aza kubazwa n'ibyo atari bushobore kuko yacuzwe funi na buhoro abanyarwanda rero usanga umugore baramuzigamaga cyane kugira ngo ibyo agomba kugira abigire nta nduru nta ndishyi aba ari umuntu mbese ushobora gucyura ubuhoro gucyura ubuhoro reka mbifatire ku nka inka yewe nararagiye iyo wayikubise ukayibabaza ntabwo ikamwa neza cyane iyo wayirakaje ntabwo ikamwa neza iranakomeza hari n'iziyimana rwose amata ntazi niko abagore bameze umugore ari imana abagabo bataka ko abagore babo babima reka dukoreshe iyo nshinga bakabima tubivuge dutyo ariko abagore bagereranywa n'inka nyine muri ubwo buryo ni ukureba se wowe ubundi wamuguyaguye kuko inka ni inkuyo ni urwuri wayiragiyemo ni ukuyishyagirira ni nayo mpamvu baziririmbira bakagira ibyo bazivugira bakabyita amazina y'inka bakaziririmbira hanyuma se wowe wagize utera nk'uko umwana ari nyina nyankobwa n'umugore ni umugabo we ko yamugize ariko n'umugabo nawe ni umugore we ku buryo niko kuzuzanya ibi byuho mubona mu ntoki
ni ukugira ngo habeho gusobekeranya ntabwo ari ukugira ngo hakomeze hacemo umuyaga nimusobekerane bene imana nimusobekerane mwiyimane niba uzi ko wowe mugabo udashoboye kuziba icyo cyuho ngo wimane umugore wawe agire rwa ruhu rutoshye wirirwa ushaka mu dukobwa tw'abandi n'abagore b'abandi usenya ingo z'abandi erega bafite abagore beza nuko babitaho wowe kutita ku wawe kutamuha akanya ngo aruhuke kutamuha ibyo yisiga byiza nta nubwo abantu bakuru ubwiza mu kwisiga baraburyama aramirwa ni nayo mpamvu rero haza umugore wawe umushore ku iriba ryiza babita amazi y'amakera ni ukuvuga ibyo wamugaburiye ibyo wamwitayeho uko nawe azakwereka rwose ko bimeze neza azacyura ubuhoro ko ari mu cyurabuhoro nshuti yanjye ntiwumva kandi rero ubwo buhoro bugatuma hazi neza mu rugo iyo neza iyo idahari niho rero bavuga ngo abagore ngo nabo ngo batubije abantu n'ibintu kuko uwo mujinya n'uruhare abantu bahoraho bituma nta nama bajya ngo bajye imbere noneho rero bikaba ikibazo kumwita mutima w'urugo rero naho ni birebire cyane ariko ni birebire cyane ku buryo n'imana mu kinyarwanda imana mu kinyarwanda ntabwo ari ingabo ni ingore no mu gikamo imana data wa twese twayigishijwe n'abari imana ni ingore umva iki mu kiganiro nagikunze twese abantu rero bigira za ndigabo kavuga ngo ariko umugore atabaho ngo nanjye ngo nabaho ngo ubuzima bwakomeza abakobwa n'abasore bigize ngo rero ngo ibyingo birananiranye ngo njye ngo nzibyarira akana ngo ndekeraho uzamubyara he wamutindiwe umwana uzamubyara ku giti se uzamubyara ku ki umwana agira ahantu ava umwana agira nyina agira se ni isoko y'ubuzima bwe akazagira ibyo yivuga arema ubugabo muri we bravura ibyivugo ni naho biva hanyuma ubutwari hanyuma nyina rero niwo umuremamo ubuntu aba bantu bose mubona b'ibihindu ugenda ni ba nyina nayo mabere ya ba nyina rwose niyo mpamvu umuntu umubona ariko uyu mwana avuka he kuva ubugingo yazanye turabubonye nyina kwina wamwiyinnye kwina umwana urabyumvise mbonye wari ugiye no kubigira urumva rero kubera ko kuko byakubayeho ntiwabyaye se bazi uko bigenda uwo rero wakugiriye ibyo akakwiyina nyina nicyo bivuze ibyo bintu babisobanura mu gifaransa biradukunda mu cyongereza bibamo niyo mpamvu rero iyo nigisha no muri kaminuza yewe nigisha mu kinyarwanda kuko ubwenge bwacu ni ubunyarwanda ntabwo ubwenge bwacu ari ubwongereza si ubufaransa ibi bintu twari dukwiye kubyiga nk'indimi zidufasha kuvuga ariko ndatekereza ko abazumva ibi hari icyo bibaremamo we ariko nimwiyimane we rwose nimwishyuke kugeza ahantu umukuru w'igihugu ataka ibyingo akaza kuvuga ati ingo ko zirimo gusenyuka mu bintu n'ukuri umukuru yakaba yashinzwe biriya bintu ntabwo birimo uriya ashinzwe uruhare rw'ibikomeye cyane igihe amahanga yagize ate ibintu biremereye cyane ubutware bw'umuryango burimo buramara iki bwabizambije ngo uburinganire uraringanira nande abantu ntabwo baringanira inyito ese nta mbonezabitekerezo abantu bakigira nta basaza ubu hagiyeho inteko ngishwanama y'abasaza b'inararibonye bagiye bakabagisha inama niba byananiranye abantu bapfumuje erega niyo mpamvu ntacyo u Rwanda rwayo gukora rutabanje gupfumuza kuraguza ndengurira ibintu birimo birandengana ingore kuba zirimo gusenyuka icya mbere ni ukureba ejo bundi nabiganiriye na Professor Rutendesa ndamukeje cyane yaranyigishije ni nawe yaboye ubushakashatsi bwanjye ni ikimana mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndamaza ni profe ibi bintu nubwo ndi umupfumu nk'abanyagasani imandwa nkuru ariko nanjye nyemerera nkuraguzeho reka nanjye njye kuraguza baza kuko hari abantu badukuriye hari abantu badutanze muri ubwo bumenyi hari abantu turusha ubwo buzobere hari abantu b'inararibonye uzi icyo aba yarabonye ni ishyano ntacyo atabonye nta shyano atabonye muhanuze rero arakubwira profe bimeze bite
turapfumura dusanga ahubwo ese kuvuga ngo ingo zasenyutse ahubwo hari ingo ziba zubatswe kuko ni bande bajya kubaka ingo cya mbere ntibaziranye ni umuntu yabonye kuri Facebook bahuriye mu misa kandi umuntu yasaga neza ntabwo muzi n'ubutuna ejo nabyuka n'ubutuna aravuga utari ku cya kintu n'ikibi we kibuna muheto nakibeshyeho noneho hari ibindi bintu abantu basigaye birunga ariko nkakunda ntabwo ari mwe ndengurijeho ntabwo nibaza ko wenda mwagejeje aho ngaho ariko usanga hari igihe abantu banarengeje urugero nubwo nabyo bitari ngombwa kuko mu mwimerere wacu rwose ni ukuri umuntu yariye neza akanywa neza akaruhuka neza agasabana neza na mugenzi we n'isanzure izo nyenyeri uko kwezi ukarya ikigori cyo mu murima wawe imboga uciye munsi y'urugo usoromye mutsima wivugiye waruhiye ni ukuri cya cyuya kiba ari ukuruhuka ntabwo gikobanya uruhu ariko usanga hari ibyo abantu bihomeka n'iki ahubwo ukabuzana rwa ruhu guhumeka wajya no mu mihumekere y'uruhu ahubwo ugasanga urubujije amahoro ibyo rero abantu bakaba babigira rero ugasanga uwo muntu wamubona atabyishyizeho ugasanga ni mubi kandi igihe cyose mwabonanaga turavuga nko ku bagore wamubonaga ameze neza wabonaga ari inzobe ugiye kureba usanga yabapfu bishyanga ibyo bintu ni umuterekero mubi kuko burya umusatsi ni ikimenyetso cy'imbaraga ni nayo iriya mite wumva bavuga muri Bibiliya ngo ya Samson n'imbaraga nanjye abantu bazareba inyandiko yitwa umusatsi wanjye umuterekero wa sogokuruza naho biva biba bifite ikintu bivuze twebwe ni ya masunzu tuba duhamura rero nagize amasunzu aza kuvamo n'ingara z'iminyinya ni nacyo kivugo cyanjye ngo urw'ingara z'iminyinya rw'amasunzu yisanzuye ku mutwe kubisanzure ngo nkwikire rubanda uruhaye rw'izuba ubwo rero ni ikibazo urumva ko ntibamenyanye umukobwa nawe ntiyamenye umuhungu ngo amenye ngo bariya abantu barakara bate bagira bate hari igihe umuntu yakubwiraga ati n'indwanyi n'abasinzi bariya abantu uramenye n'abarozi bariya abantu n'aba ntabwo imiryango iziranye abantu babiri ubwabo ntibaziranye umuryango ntuziranye n'abataha ubwo bukwe nabo ntibaziranye mwari mwataha ubukwe ugasanga ukishaka ukicara wenyine avuga bukwe nganga kubi bwo gatsindwa simujyamo ndabaza ndi kumwe nande ibyo rero ni ikibazo ariko kuko tutabimarayo reka mbareke mu gene mumbaza tuze kugera naho dupfundikira kuko nibaza ko ikiganiro cyanyu kigiraho kirangirira ariko iyi ngingo mwateruye iraremereye cyane ariko yaba twagiraga wa mutima wari muri ba sogokuruza kimwe warumbajije abariho mpfundikira ngo none se byashoboka ko umuntu yaba mutima w'urugo nka nyirakuru cyangwa nyirakuruza naho ibihe bigeze birashoboka umutima we ntuhinduka ibihe birahinduka ariko umwishywa wakomeje kwishyuka ahubwo ikibazo abantu ntibaterekera ko umuntu yakubwira ati ngo rega ngo ibyo byari ibya banyogokuru hanyuma wowe urinde se ko imizi yawe so twavunye abazimu so twabonye amabere y'abamama abakuze mbere abakurambere hanyuma ko ushaka kubyanga se ubwo ushingiye he urumva ugiye kuzareremba mu kirere noneho ugakora ibyawe ishami se ryabaho nta giti igiti se cyabaho nta mizi ngo ibi ni ibyo byari ngo twebwe turi mu gihe cyacu mwebwe bande muganga urutanga rw'amaboko ni ukuri wakoze cyane ikiganiro cyafite ibintu byinshi cyane byo kukubaza ariko ntekereza ko uduhaye ipfundo niko navuga cyangwa se hari gake cyane nimba ari amapfundo 6 7 nibura rimwe turaripfunduye ubutaha tugusaba yuko tutazakubura tugusaba ko twajya tukwitabaza ukaza ukatwongerera ubumenyi kubera ko buri umuntu yanga ikintu kuko atakizi ntabwo ntekereza ko abantu banga kuvuga ikinyarwanda cyangwa se banga guterekera cyangwa kuraguza nuko akenshi batazi impanuro batazi n'ibisobanuro iradukunda Cyuzuzo Aisa mwakoze cyane message ya nyuma ariko ubutumwa bwa nyuma ngira ngo ugenere abakurikiye ishya kuri iyi ngingo ni mwishyuke
tuva kuko igihe cyatujyanye n'ibishyuke niba mwumvise icyo kwishyuka aricyo niba utabyumva usubire inyuma muri iki cyigisho wuze nk'uko inka yuza wongere ubyumvumve ariko mwiyumve mubone kumvana umuntu utiyumva bimanane kandi umwe yimane mugenzi we kuba ari uvuga ngo wereka ni wowe uzana ibibazo oya niba ari iwe uzana ibibazo ni wowe ikibazo wowe wazanye ibibazo byawe mu rugo ibibazo wabizanaga hehe kuki utabonye ko ari ibibazo ese iyo ubaza ukabaza Imana ntabaza aririra ku muziro ko wikururiye ibibazo menya uko ubigenza yishyuka wiyimane ntihagire abantu bamenya ko ufite ibibazo umenye uko ubigenza ariko ntibitume utumva ngo uturike ganira neza ruganira nk'inkindi reka mpfundike nsaba abantu kumenya gutarama abantu ntibagitarama ni ukuri kandi rero kudatarama bitumye abantu babibifura bakanateranywa n'utuntu duto gusa umuntu rero wataramye iyo ikintu kiba yamenye kwiyimana akamenya cy'uko banaganiraga ko banateraga ubusa ko bagiraga bati hanaba gukabuka abantu bakagira uko babigarura bazabirebe mu nanga ya Mugoyi na Nyiragore hari ukuntu baterana amagambo ukagira ngo umwe yabwira undi ukagira ngo undi ntari bugire icyo avuga ariko undi akakivuga kandi bikagira aho biza kugera nuko byaje kurangira n'ubundi bibuze kubera ko Mugoyi yari ikiremba atabasha kugirira umugore ibyo agomba kugirira ariko urumva umugore yari yarihanganye yemwe abo hepfo namwe abo haruguru ntimugire ngo ntidukoma ntacyo turakora nose twajyaga gukora iki kandi ntayo namuhaye amavuru ngo avuru yigurura ibyagize ariko mbona ntacyo abiziho namuhaye inshyushyu ngo ashyuhashire imbeho reka da ngo angirire ibyo nabuze reka da undi kaba agakobwa we kambaye ibicirane bagatukana abantu ntibakimenya no gutukana batagombye gukubitana amafuni batagombye gukubitana imihini gutarama rero mugira umwanya mu rugo abantu baganire n'ibibazo n'ibizi abantu baganiriye bararuhuka bigatuma bishyuka bagaca mu rugendo kandi ariko nanone ntimukaganire mufite umujinya igihe umujinya uhari ihangane ubanza ucururuke kuko nuvuga n'umujinya ngusura nabi rero ukigiriraho ibibi ukinera reka mbivuge gutyo niko umugani uvuga kugira ngo mwumve ko biremereye rero mutaza kwiyanduza mwibwira ngo muragora bagenzi banyu ngo basohoke abantu baganire biri rero muri wa mutima kuko urumva ko abagabo n'abagore bose bagomba kugira umutima abagore bawubungabunge cyane kandi n'ubu nongere saba Imana y'u Rwanda iduhe kugira umutima twese tugira umutima iyo hari umutima ubwenge burakora nabo iyo nta mutima uhari ubwenge burasaza ukagira ibisazi bitagira igaruriro nongeye rero kubashimira cyane mwakoze kuvuga ngo mu bantu mutekereza gutumira kuko u Rwanda ni rugari mutekereje gutumira n'imandwa muri umupfumu banza napfumuye ariko si upfumura nabazi mu bandimo ngaho rero nimupfumurirwe muhamurirwe mubone intsinzi mwishyukiye mu nduru no mu ntambara Imana y'u Rwanda ihorana namwe ihorana namwe ndabashimiye ni aho ngaho turangirije ikiganiro dusoreje ikiganiro tubifuriza ko Imana y'u Rwanda turangirije byari ni aho ngaho turangirije basoza ibibohwa ni aho ngaho turangirije ikiganiro uzongera ukabisubukura urarangiza ikintu uzongera ugasubukura rero ntabwo kurangiza ari kumwe kurangiza ni kugari ni byinshi abantu babihinduye ikintu kimwe kandi ubu rero turangije ikiganiro naho tukirangirije murakoze cyane wishyuye